ibihe bizababwira. Mu by'ukuri dutangiye filime yacu tuzi nka MK na Taiga bishize hamwe mu buryo bwo kubohoza imbaraga zabo n'ibyangombwa byabo, nyamara abagambanya kabo karageze. Iri ni ryo tangiriro ry'umuhigo udasanzwe hejuru y'abasore babiri muzi nk'intiti mu mirwanire, nyamara uwo tuzi nka Taiga niwe tuzi cyane mu mirwanire kubera ko yigaragaje inshuro nyinshi, gusa MK aracyahishe byinshi cyane. Ese Diamond ndetse na Morgan baraza kuba barokoka aba basore bombi babashe kuba bakwifatanya? MK ku bushobozi bwe afite yakomeje guhisha, igihe kirageze ngo abugaragaze. Ikindi kandi umunyabinyoma nka Kamariza ibyo bimaze kuba byafatirwa mbarigo kandi byajya hanze, ni nyuma y'uko intambara y'ubutitari imaze iminsi ibereye mu mashyamba, ndetse iri joro murabizi neza yuko ryari ribi kuri MK ndetse na Taiga. Gusa igihe kirageze sobanukirwa impamvu ibyangombwa bya MK bitagomba gusubira mu maboko y'abanzi be. Abanyembaraga badasanzwe cyangwa se abantu biyumvamo ibigwi bihambaye hakuyemo Morgan ndetse na Diamond, igihe kirageze ngo bahinduke amazi, ikimwaro kibasaguke, ndetse Mama Diane aterwa ishema nuko ibyangombwa bya MK bimaze kuba byabohozwa. Uwo tuzi nka Kamariza agiye kuba yafiyaringa mu mbaraga zose yatakaje aneka MK ndetse agerageza kumuteza abantu. Ni nyuma y'inama za Justin cyangwa se Juste uyu munsi zirimo kugenda zifasha MK gake gake nk'inshuti magara. Ese aho ngaho MK inshuti ze zo zigiye kuba zabigenderamo nyuma y'uko atangira kuba yanesha ku ruhande rumwe? Ikindi kandi ibyari bikomeye cyane bihindutse amazi bitewe nuko umurwanyi kabuhariwe Morgan yizeraga ari we Taiga, ndetse yahaye amafaranga menshi ngo amuhigire MK. Ubu ngubu akaba arimo gukorana na MK. Mutegereze episode ikurikira.